Inkuru y'akababaro ni inkuru navuga ngo kuri uyu munsi yazindutse ivugwa mu binyamakuru byose bya hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ivuga ko Gloriose Gogo umukozi w'Imana yitabye Imana, dore ko ari ibintu abantu benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bibaza ati se Gogo rwose wari umaze kuba umusitari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda yaba yazize iki? Nyine abantu benshi bakomeza bagenda bibaza ku bijyanye n'uru rupfu rwa Gogo Gloriose, byagaragaraga ko nyine yari amaze kuba inshuti y'abantu bose hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So ni ibintu bikomeje kugenda bivugwa hirya no hino, bigarukwaho cyane cyane. Mbere y'uko tubyinjiramo reka mbanze nguhe ikaze. Iyi ni Kigali Heart Celebs Entertainment, ni amakuru y'abasitari niyo tugenda tugarukaho umunsi ku wundi. Dore ko Gloriose Gogo nawe yaramaze kubaka izina rikomeye cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo, dore ko yagiye akundwa mu bihugu byinshi cyane cyane hano mu gihugu cya Afurika, muri South Africa, muri Nigeria, muri Uganda cyane ndetse by'umwihariko hano iwacu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda yarakunzwe cyane. Gloriose rero yari afite imyaka 36 kuri ubu ngubu, ndetse akaba yari nyine navuga ngo yavukaga wenyine, yari ikinege iwabo, nta muryango nyine yari afite, bitewe n'uko mama we yitabye Imana nyuma nyine ya 94, ndetse papa we yishwe muri 94. Rero ni ibintu bikomeje kugenda bigarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'urupfu rwatunguye benshi, bamwe ndetse nta nubwo bari kugenda babyumva, bumva ko Gloriose yaba yavuye mu mubiri mu by'ukuri, bitewe n'uko yari amaze kubaka igikundiro kidasanzwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Gloriose rero akaba yari umuhanzi navuga ngo wakundaga by'umwihariko kuririmba, ureke babandi nyine baza babikora bavuga ngo tugiye gushakamo amafaranga cyangwa se tugiye gushaka iki, ariko Gloriose Gogo we yaririmbaga agamije kuzengurutsa ubutumwa bw'Imana, dore ko hambere aha yabivuze asa nk'umuntu n'ubundi urimo kugenda asezera. Reka mbabwire mw'abantu mwe, hari igihe umuntu avuga ibintu ariko mu by'ukuri ni umwuka uba umuvugisha, navuga ko ari umwuka uba umuvugiyemo, kuko Gloriose yaravuze ngo ahantu ngeze, ahantu ngiye kugera ni ahantu ngiye guhura n'abakomeye, ni ahantu ngiye guhura n'abankunda bamfitiye urukundo, ni ahantu nyine nanjye nishimiye kuba nagera. Ibi ngibi akabivuga abantu benshi bakagira ngo ni ibintu bisanzwe, abantu benshi bakagira ngo ni urwego wenda runaka amaze kugeraho, kumbi ntabwo nawe yari azi ko mu by'ukuri ari ukujya mu ijuru akihurira n'Imana. So ni ukuvuga ngo iyi nkuru ikimara kujya hanze, abantu benshi bahise bagira amatsiko bibaza ati se Gloriose azi iki, dore ko byinshi ku buzima bwe aho bivugwa ko nk'uko yagiye akomeza nawe abitangaza ku mbuga zigiye zitandukanye, avugwa ko ubwo yinjiraga mu muziki, bitewe n'urwego yawukundagaho, yagurishije isambu ye ibihumbi 700. Ibaze umuntu ugera ku rwego rwo kugurisha isambu, akayigurisha amafaranga yose akayashora mu muziki, atazi neza ko ayo mafaranga mu by'ukuri azayagaruza. Yagurishije isambu ibihumbi 700 ayaha umuntu byitwa ko agiye kumureberera cyangwa se agiye kumubera manager, ariko icyabaye uwo muntu yaragiye arayirira, dore ko abantu babi burya mu isi, navuga ko abantu nyine babi mu isi ni ibintu tubamo mu buzima bwa buri munsi, ntabwo bajya babura. Yagiye aze gutya afata ibihumbi 700 byose arabyimirira, amukoreshereza indirimbo zigeze kuri 2 zonyine, ariko nazo zari audio. Yagize gutya rero, haza undi muntu witwa Nsabimana Augustin w'Imana yakoreyemo rwose, areba umuhate uyu mukobwa mwiza yari afite, areba ukuntu rwose afite umuhate, aravuga uti ngewe ngomba kugufasha. Bagize gutya bajya mu biganiro kuri channel zigiye zitandukanye, bari mu kiganiro kuri channel imwe, hagira umuntu yohereza ibihumbi 70. Yohereje ibihumbi 70 nibwo bafashe umwanzuro bagiye gukora video ya ndirimbo, imwe muri za zindi ebyiri bari barakoresheje, dore ko iyindi bari bayibuze bagikorera video, ariko yo ntabwo bashije kuba yamenyekana cyane nk'izindi, dore ko indirimbo yatumye amenyekana ari indirimbo bakoze bayita Everyday I Need Blood of Jesus. Iyo ndirimbo iragenda irakundwa hirya no hino, cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse izenguruka East Africa. Ngira ngo murabyibuka uwitwa Zuchu wo muri Tanzania agira gutya ayisubiramo rwose ubona ko yizihiwe, ndetse haje kugira gutya haza undi muntu Imana yari izanye wo muri South Africa witwa
Cliffness ndetse akaba ari umwe mu bagabo navuga ngo bazwi ku mbuga nkoranyambaga cyane wo muri South Africa, ngira ngo uri kureba agafoto ke aho ngaho, agira gutya ayisubiramo yifashishije ibikoresho bya trumpet ndetse na piano, indirimbo iragenda iraryoha izenguruka amahanga hirya no hino, ndetse mu Rwanda biravugwa cyane ko uyu bita Cliffness yagize gutya agasubiramo indirimbo ya Glorious. So rero ntabwo byagarukiye aho ngaho, bitewe n'uko mu Bugande, mu gihugu cya Uganda yaje gukundwa cyane, yaje gukorerayo ibitaramo bigiye bitandukanye, agenda aririmba indirimbo ye yitwa Everyday I Need the Blood of Jesus, bisobanuye ngo buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu. Bitewe n'ukuntu yayiririmbaga abantu benshi baragenda barabikunda, ndetse mu gihugu cya Uganda aho yari yaragiye gukorerayo ivugabutumwa nk'uko yabikoreraga mu bihe bigiye bitandukanye, ndetse yaje kugira gutya rero kuri uyu munsi wa none, ubwo hari ku mugoroba ku itariki 3, kubera ko n'ubundi yagiraga ibibazo bigiye bitandukanye by'umubiri, ngira ngo mwakomeje kugenda mubyumva neza ko yari afite ikibazo cy'uburwayi cyo kwikubita hasi akaraba, ngira ngo ibi ngibi mu kinyarwanda bita igicuri, dore ko na leta y'u Rwanda mu minsi ishize yigeze gushishikariza abantu bafite mbere icyo kibazo nyine kwitabira ubuvuzi. Ngira ngo murabizi iki kibazo rero nicyo Glorious Gogo yaje kugira gutya ahura nacyo kiramuzengereza kuva akivuka, kugeza aho yari ageze aha ngaha mu myaka 36, aho yari ageze rwose ku rwego rw'isi. Ikibazo cyaramuzengereje gikomeza kigenda kimuzengereza nk'uko byabaga n'ubundi, rero byaje gutya bigira gutya bimubaho mu gihugu cya Uganda, arihutanwa cyane ajyanwa ku bitaro, ariko biba iby'ubusa, dore ko kuri uyu munsi wa none byari byaje kuko Imana ntabwo yari yashimye ko nyine aharenga, yashimye ko urugendo rwe rugarukira hariya gusa. Rero abaganga bakoze ibyo bashoboye, bakora ibishoboka byose, bongera umwuka, ariko umutima wari wahagaze, dore ko byakomeje kugenda binavugwa ko yari afite ikibazo cy'umutima. Rero iyo ndwara ibasha kuba yamuhitana muri urwo rwego. Ni muri urwo rwego iyo nkuru yakomeje kugenda isakara hirya no hino mu gihugu cyacu, ndetse dufite akababaro kenshi cyane kuko tubuze umuntu wari ingirakamaro muri sosiyete, ndetse yari umuntu abantu benshi mu by'ukuri navuga ngo bakundaga, kuko umuntu navuga ngo yari yaravutse wenyine, ntiyari afite ababyeyi, kuko mu gukura kwe yagiye aba mu miryango hirya no hino, navuga ko nyine yari we wenyine yari we wenyine. Akaba ari ibintu rero bibabaje byakomeje kugenda bishengura abantu benshi. Navuga ko iyi nkuru yababaje abantu benshi cyane mu by'ukuri, kuko uri kubona ko imbuga nkoranyambaga nta kindi kintu kiri kugenda kivugwa hirya no hino, ni akababaro kagaruka cyane ku rupfu rwa Glorious Gogo, wari ugeze mu bihe navuga ngo byari bye byiza, ibihe byo kwishimira byibuza ubuzima nawe akumva uko bumeze, dore ko kuri ubu ngubu nta mugabo nta mwana, bitewe n'uko yari ari kugenda avuga ko rwose Imana yamuhaye isezerano ry'uko azakunda ndetse azashaka umugabo Imana izaba imuzaniye, ariko kugeza kuri ubu ngubu nta mugabo nta mwana asize. So nta bindi byinshi navuga, icyo navuga ni uko Glorious asize isomo rikomeye cyane. Isomo rya mbere ni uko nta hantu Imana itakura umuntu, kandi Imana itareba ku butoni kugira ngo ijye kuguha umugisha, ndetse ikindi ni uko asize isomo ry'uko burya nta muntu utazapfa, apfa kuba ufite ubuzima kandi uhumeka. Uyu mwuka usanzwe rwose hari igihe kimwe kizagera nawe ukaba wasiga isi ugataha nyine ukajya aho Imana yaguteguriye, nta gushidikanya. Glorious Gogo reka tumwifurize iruhuko ridashira, kandi nizere ko rwose nta gushidikanya agiye ahantu heza. Glorious Gogo nta mutima mubi, wumvaga ibiganiro nyine aganira wumva ko nyine ari umuntu wicisha bugufi, umuntu navuga ngo wakunzwe cyane cyane, uburyo ki yatangaga discussion ziwe, uburyo ki yatangaga ibitekerezo, abantu benshi nyine wumva ko babikunze. So ariko nta kundi, katwifuriza iruhuko ridashira. Mukomeze mugire ibihe byiza. Iyi ni Kigali Heart Celebs Entertainment, makuru ya Basitariyo nakagaruka.